Imana yacu irakoze yongeye kutugirira neza, bavandimwe nshuti z'umusaraba, abo dufataniriza gukurikirana ijambo ry'Imana, mbifurije ishya n'ihirwe kuri iyi tariki ya 26 z'ukwezi kwa gatanu. Umwami Imana yongeye kuduha igitondo cyiza cy'umugisha. Muri kumwe na mwene so muri Kristo Yesu, Mbanza Bigitewe Neste. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya mbere cy'Abami, ibice 17. Turasoma umurongo wa 5, tumanuke hepfo gatoya. Nuko aragenda agenza uko Uwiteka yavuze, ajya kuri ako kagezi Kireti ahateganye na Yorodani, agumayo. Ibikona bikajya bimuzanira umutsima n'inyama uko bukeye uko bwije, kandi akajya anywa amazi y'ako kagezi. Hashize iminsi ako kagezi karakama, kuko nta mvura yagwaga muri icyo gihugu. Bukeye ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti, haguruka ujye i Sarafati h'Aba Sidoni, abe ari huba, hariyo umugore w'umupfakazi, niwe ngutegekeye kugutunga. Imana yacu nidufashe kandi Imana yacu itugirire neza. N'aya magambo ngira ngo tuganire, nshaka kukubwira ko amasoko ajya akama. Imana yacu nidufashe. Intego y'ijambo ni ukuvuga ngo amasoko ajya akama. Imana yacu nitugirire neza kandi Imana yacu idufashe. Hano dusomye inkuru za Eliya, ntarinjiramo cyane bitewe n'igihe dufite, ariko Eliya yari umukozi w'Imana. Eliya agira ishyaka ry'inzu y'Imana. Eliya arahaguruka yica abahanuzi ba Bayali n'Abashera bose 850. Biba ngombwa ko ahaguruka arahunga aragenda. Imana yacu nidufashe kandi Imana itugirire neza. Ariko ijambo ry'Uwiteka rimugeraho rivuga ngo nuko ugenda kandi ugenze uko ngutegeka. Ndashaka guhagarara kuri ijambo rivuga ngo niba wumva ijwi ry'Imana, ukumva icyo Imana ivugana nawe, ujye ukora icyo ijambo ry'Imana rigutegeka. Eliya aragenda ajya ku kagezi kitwa Kireti. Imana irahamutungira. Imana yacu nishimwe. Buri Imana ijya idutunga mu buryo bw'igitangaza, nubwo abantu babona rimwe na rimwe nta nzira, nta byiringiro, ariko Imana ishimwe. Haleluya! Kuko Imana ijya itunga abantu bayo. Eliya ajya ku kagezi Kireti, Imana iramutunga, ikajya imwohereza ibikona bikamuzanira ibyo kurya. Harya natwe ubuzima tubamo rimwe na rimwe dusa nk'aho dutunzwe n'ibikona. Umuntu akabona igitangaza, umuntu akabona impano, umuntu agatungurwa n'umugisha w'Imana atatekerezaga. Eliya nawe yabaye ku kagezi. Bibiliya ntitubwira igihe yamazeho, ariko yakomeje kunywa amazi y'ako kagezi. Ariko igihe kigeze, nk'uko ijambo ry'Imana twasomye ku murongo wa 7, ngo hashize iminsi ako kagezi karakama, kuko nta mvura yagwaga muri icyo gihugu. Imana idufashe. Hari igihe rero mu buzima tubayemo bwa buri munsi imigezi igikama, cyangwa utugezi tugakama, cyangwa agasoko umuntu yacungiragaho cyangwa yarategereje kagakama. Ariko ndashaka kubwira ngo nubwo imigezi yakama, nubwo amasoko yakama, mureke dukomeze duhanga amaso kuri nyumuri murimo, dukomeze duhanga amaso kuri Kristo, kuko ntago Imana iyobeye ko amasoko ajya akama. Ariko ndashaka kubwira ko atari wa mbere amasoko yaba akamiyeho, kuko na Eliya umukozi w'Imana wakoreye mu mbaraga zikomeye, isoko yaje gukama. Ariko icyo nkundira Imana, Imana ibifite ubundi buryo. Haleluya! Imana ibifite ubundi buryo. Cyo ngikundira Imana yanjye. Buryo uburyo bw'abantu bushobora gushira, abantu amayera ashobora kubashirana, amatekinike abantu akabashirana, ariko Imana ishimwe, kuko Imana yacu ifite ubundi buryo ishobora gutabara abantu bayo. Ubwo Eliya yibaza uko biragenda, agasoko karakama, ibikona bihagarika ibyo kurya, ariko ijambo ry'Uwiteka riramubwira ngo haguruka ujye i Sarafati. Imana yacu nidufashe kandi Imana itugirire neza. Riramubwira ngo haguruka ugende ujye i Sarafati h'Aba Sidoni, niho nagutegekeye umuntu uzagufasha. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Eliya arahaguruka ajya i Sarafati. Ndashaka kubwira ko nubwo ku kagezi ka Kireti amazi yakama, ariko i Sarafati haracyariho. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Eliya yagize ishyaka ry'umurimo w'Imana, ariko ntibyabujije ko amasoko akama. Ndashaka kubwira ngo nubwo wakorera Imana mu mbaraga zikomeye, nubwo waba uhagaze mu mwanya umeze ute, buri Imana ishobora kubyemera. Imana yabyemera amasoko agakama mu rugo iwawe. Imana yakwemera amasoko agakama aho wakuraga umutsima naho wakuraga amazi yo kunywa. Ariko Imana ishimwe, kuko nubwo Kireti yaba yarakamye, ariko i Sarafati haracyariho. Haleluya! Imana ishimwe kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro. Nubwo akagezi k'Ikireti kazakama, ariko ndashaka gutangariza ko haracyari i Sarafati. Uwiteka Imana bikiye abantu bayo mu buryo bw'umwuka. Cyangwa ngo komera, hanga amaso ku musaraba, we kuvuza induru nkaho nta mwami ufite. Umwami wawe ntaho yagiye, umwami wanjye ntaho yagiye, nta mpamvu yo kuvuza induru. Nubwo akagezi ka Kireti kaba gakamye, ariko hari ibyiringiro ku i Sarafati. Haleluya! Hari ibyiringiro ku Sarafati, naho Uwiteka Imana yadutungira. Kandi no hirya y'Isarafati hari ahandi Imana yadutungira, kuko inzira z'Imana zirenga 1000. Twe kwandavura, mureke duhagare duhanga amaso ku musaraba, twe kuvuza induru,
twagiye tuvuga Imana tukavuga gukomera kw'Imana. Ntago amaboko y'Imana yacu yabaye magufi, nubwo akagezi k'ikireti kaba gakamye, ntago amaboko y'Imana yaba magufi ku buzima bwacu. Nubwo twazagera isarafati tukabayo tukarya, nubwo naho amasoko cyangwa umutsima w'isarafati wazashira, ariko Imana yadutegura n'ubundi buryo bantu b'Imana bashobora kubaho. Dushobora ngo komera, hanga amaso Imana wavuze ntago ihinduka. Yesu Kristo uko yari ari ejo na n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahora iteka ryose. Komera mwene data, nubwo wabona akagezi kakamye, nubwo wabona akagezi kasibye, ariko ndashaka gutangariza ko Imana yacu idahinduka. Imana yacu nidufashe kandi Imana itugirire neza. Nibuka mu ijambo ry'Imana mu itangiriro, ubwo ngo baje gusiba amariba Aburahamu yarafukuye, mbere barayasiba Abafilisitiya, ariko Imana ishimwe kuko yaraje yongera asibura ayo mariba. Shaka kuvuga ngo nubwo amariba Abafilisitiya bayasiba, nubwo wabona baje bakarundamo ibitaka gatobamwa, ariko dufite Imana ishobora kongera gusibura amasoko yasibye. Dufite Imana ishobora kongera kurema ubuzima aho butari. Wowe komera, we guhanga amaso gusa isarafati, ahubwo ndashaka kubwira yuko Uwiteka Imana Nyiringabo azatugirira neza. We kureba akageze k'ikireti gakamye, kuko Imana ishobora no kugutungira n'isarafati, kandi Imana itagutungiye isarafati yagutungira n'ahandi kandi ukabaho. Komera, hanga amaso ku musaraba, gira ibyiringiro, we gutaka nk'abantu batazi Imana, we kujya ku musozi uvuza induru, ahubwo nimukomere. Iki ni igihe cyo guhagarara tugashikama. Imana itugirire neza kandi Imana idufashe, kuko tuzi yuko Imana yacu izaza ntizaceceka, kandi Imana yacu izigaragaza mu gihe gikwiriye. Naringize ngo usubizemo ibyiringiro, nkubwire ko nubwo akagezi k'ikireti gashobora gukama cyangwa kakamye, ariko haracyari ibyiringiro byuko ni sarafati tuzarirayo. Haracyari ibyiringiro ko no hirya ya sarafati hari n'andi mazina, hari n'indi midugudu, hari n'ahandi hantu tuzarira, hari n'ahandi hantu tuzaba. Uwiteka Imana yahagize ibanga, ariko dufite ibyiringiro bikomeye ku mwami wacu. Wowe wizere Kristo, guma mu gukiranuka, hanga amaso ku musaraba, ibindi tubiharire Imana nyir'umurimo, kuko amaboko y'Imana yacu ntago aribwo abaye magufi, ahubwo amaboko y'Imana yacu aramburiye ku bantu bayubaha. Turagushimiye Data wera ukiranuka, uri Imana ishobora byose, uri Imana idahinduka. Nakubonye nk'Imana mu bikomeye. Uwiteka Imana Nyiringabo, nubwo akagezi k'ikireti kazakama cyangwa nubwo kakama, ariko dufite ibyiringiro ko ni sarafati hahari, kandi nubwo umutsima w'isarafati washira, dufite ibyiringiro ko n'indi midugudu y'ubuhungiro wagiye utegura abera bawe, kugira ngo ukomeze kubarindira mu bwiza bwawe. Mana nuduhishe, Mwami nuduhishe isi, Mana we kuduteza iyi si. Uwiteka Imana Nyiringabo, ijambo ryaravuze ngo uba mu rwisho rw'isumba byose azama mu gicucu cy'ishobora byose. Mana dushire mu bwisho bwawe, we kuduteza abanyamahanga, ahubwo Mwami Mana ishobora byose, turengere. Uwiteka Imana ushobora byose, kandi turakwiringiye. Cyubahiro kibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen.